Muraho neza nshuti za Rwanda Real Estate, amazina ni Idi Turatimana, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Kuri wowe urambuye ubukode, ngiye kukwereka inzu muri Kibagabaga iri kugurishwa ku giciro cyiza cyane, inzu ihuye n'ibyo wifuza byose. Ibyumba 7, toilette 7, ibyumba 2 ndetse salon na rooftop nziza cyane iri hejuru. Inzu yacu iri Kibagabaga, iri kuri kaburimbo, kuri miliyoni 500 kugera kuri miliyoni 550. Uvuga ngo ni amazu abiri. Iyo mvuze ni inzu imwe ni miliyoni 500 ndetse indi ikaba miliyoni 550. Ni amazu abiri rero ngiye kubereka kuri ubu ngubu aka kanya duhagaze ahangaha muri Kibagabaga, tugiye kwereka aya mazu ku buryo bwiza cyane. Reka dukomeze ntabarambiye mbereke uburyo inzu yacu imeze. Murabona rero tukiri hano bita duhura ni parikingi nziza nini yakwakira amamodoka byibuze 4 yaparitse neza, ngira ngo muri kugenda mureba uburyo parikingi yacu imeze. Hanyuma ikagira n'aka kajade muri kona n'ikaramu kagafashe, muzabona ko ari ibintu byiza cyane. Umutaka utwikira imodoka yawe, urabona ko ari ibintu byiza cyane, barabiteguye byose. Reka none tuzamuke dukomeze tubereka uburyo inzu yacu imeze. Tuve mu bwiza tujya mu bundi. Reka dukomeze tuzamuke. Murabona rero tuzamutse za escalier zacu zitwinjiza mu nzu yacu nk'ibisanzwe. Reka none tuzamuke tubereke uburyo ibintu bimeze neza cyane. Iyi nzu ni nziza, miliyoni 500, harimo n'ibiganiro. Iyi nzu wayegukana. Amazina yo ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Tukiri ahangaha ubona ko ari ahantu hari agaterase keza cyane katwinjiza hehe mu nzu yawe. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ifite imiryango 2, ifite uyu muryango ndetse n'ahangaha muri kugenda mureba. Reka none twinjire mu nzu nyirizina tubereke ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza cyane, murayikunda ndabyizeye. Tukiri ahangaha muri salon, urabona ko duhita dusanganirwa na salon nziza cyane. Ni inzu rero ikiri muri chantier itararangira, hari kubura utuntu dukeya, niyo mpamvu mubona ibi bikoresho by'ubwubatsi byose birimo ahangaha. Ni inzu nziza cyane barimo barubakana ubuhanga ndetse n'ubushishozi. Ukinjira ahangaha bituhura n'aya matara meza cyane. Ndebera aya matara bahisemo, ni ya matara afite na AC. Nuvuga ngo ni ya matara atuma nta bushyuhe ubasha guhura nabwo ubwo arebwo bwose. Urabona ko ari amatara meza cyane bagiye bashyiraho. Kameramani zoominga ubereke uburyo ibintu bimeze ku buryo bwiza cyane. Tukiri ahangaha muri iyi salon bita tuza muri iyi salle à manger nini, muri yango muri kugenda mubireba. Iyi salle à manger nayo ni nini cyane ndetse inzu yose ni white, ifite amabara y'umweru meza cyane. Twavana muri iyi salle à manger tugata tuza mu gikoni kinini nkuko muri kugenda muyibona. Urabona ko ibintu ari byiza cyane. Iyi nzu yacu iri class, iri well designed. Ndebera igikoni uburyo kimeze, igikoni kibasha kwakira ibintu byinshi cyane, ngira ngo muri kugenda mubibona. Utubati two ni twinshi cyane, bagiye bategura utubati twinshi uko muri kugenda mubibona. Iki gikoni ni cyiza cyane. Reka none tuzamuke hejuru, tugenda uvuga ngo hasi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 5. Numva muri make ni ibyumba 7 muri rusange ndetse n'amatoilette 7. Iyo mvuze ibyumba 7 toilette 7, ni buri cyumba cyose kiba gifite toilette yacyo ndetse agasaguka na ya yindi yo muri salon abashyitsi bakoresha. Reka tuzamuke tubereke uburyo ibintu bimeze. Tukiri ahangaha rero ni ukuvuga ngo iyo uvuye muri salon uhita uhura n'iki cyumba. Ni ukuvuga ngo hasi nababwiye ko hari ibyumba 2. Icya mbere ni iki ngiki ndetse n'ikindi turaza kugisanga hariya, turaza kwereka uburyo ibintu bimeze. Tukagera muri iki cyumba rero cyacu twita icyumba cy'abashyitsi, kuko ni icyumba kiba kireba ku irembo. Ni icyumba cyiza cyane, ubona ari icyumba cyisanzuye neza cyane, gifite utubati twiza, ngira ngo kugenda mureba uburyo ibi bintu bimeze. Ahangaha naho kubika inkweto ndetse ahangaha hakaba aho kubika imyenda yawe, ngira ngo kugenda mureba uburyo ibintu bimeze neza cyane. Tukiri ahangaha rero baratuva hano baratugenda muri toilette yacu y'iki cyumba. Ni ukuvuga ngo ni toilette nziza, urabona nubwo ifunze ariko turaza kugenda tubereka mu yandi mavideo arambuye. Reka dukomezanye turebe uburyo bimeze. Nje muri cya cyumba cya kabiri rero uko nagiye mbibabwira. Ni ukuvuga ngo hasi hari ibyumba 2, hejuru hakaba ibyumba 5. Twaje muri iki cyumba cya kabiri nacyo, ngira ngo muri kugenda mureba ubwiza gifite. Ngira ngo buri cyumba cyose gifite garde robe yacyo ibasha kwakira imyenda myinshi nkuko muri kugenda
muyibona. Iyi nzu kuri miliyoni 500 yaba iyawe, harimo n'ibiganiro. Reka none dukomezanye tubereke. Hanyuma tukiri aha ngaha tureba iyi dushe y'iki ngiki, urabona ko ari dushe yo hasi ibasha gufungwa mu gihe ubashe kwinjiramo amazi atabasha kujya hanze ya dushe yawe. Hanyuma ikagira na toilette nziza cyane nk'uko mukugenda mubireba. Inzugi zo ni muvura kugira ngo mukugenda mureba uburyo ibintu bimeze. Reka none tuzamuke hejuru tubereke bya byumba 5 bisigaye. Tukiri aha ngaha hasi, aka kantu urabona ko ari ka kantu nako ubasha kubikamo ibintu mu gihe ubashije kwinjira utabasha kugira ngo ubashe gushyiramo ibintu byawe gake gake witonze. Reka none tuzamuke hejuru tubereke ubwiza bw'inzu neza cyane. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Tuzamutse rero za escalier zacu zituganisha kuri bya byumba nababwiye byo hejuru. Ni ukuvuga ngo iyi nzu igeretse gatatu. Igice kimwe cyo hasi ni ibyumba 2, igice cya kabiri ni ibyumba 4, ndetse no hejuru kuri rooftop kikaba icyumba cya 7 nk'uko nagiye bibabwira muri video. Ni ukuvuga ngo iyi koridoro mpagazeho ni ya koridoro ibasha gusavinga ibyumba 4. Ni ukuvuga ngo hariya hari ibyumba 2 ngira ngo muri kugera mubibona, ndetse aha hakaba nabyo ibyumba 2. Reka duheremo iki cyumba cyiza cyane, murabona ko ari icyumba kiri class kinini nk'uko muri kugenda mubibona. Ni ukuvuga ngo chambre principale ihera aha ngaha, ihera kuri uyu muryango. Murabona ko ifite garde-robe yacu, ikagira ndetse na toilette yayo nziza cyane, ikagira ndetse n'uyu muryango ubasha kurinda amazi kugira ngo atabasha kujya hanze, kugira ngo ibintu byose mukugenda mubibona. Hanyuma ikagira ni iki kirahure cyiza cyane ndetse na lavabo nziza cyane. Twagiye mu cyumba rero nyirizina murebe ukuntu ibintu bimeze. Wow, turaje rero tukinjiyemo icyumba cyacu cyiza cyane cyisanzuye, gifite byibuze metero 6 kuri 6 kugira ngo mukugenda mubibona. Urabona ko ari icyumba kinini cyane cyisanzuye, ubasha kwishyiramo igitanda cyonyine, hanyuma ibindi ukajya ukambarira iriya muri uru rwambariro rwayo. Hanyuma urabona ko ifite ndetse na terase yayo, ngira ngo mukugenda mubibona, ifite agaterase keza kabasha gusavinga iki cyumba cyacu. Twava aha ngaha tujya muri bya byumba 3 bindi bisigaye hariya, mbere yuko tujya hejuru ya cya kindi nababwiye kiri kuri rooftop. Reka dukomeze. Murabona rero ko twinjiye muri bya byumba byacu byo hejuru, ngira ngo mukugenda mureba uburyo ibintu bimeze. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 500 muri Kibagabaga. N'ubundi ni ibisanzwe rwose ko amazu ya Rwanda Real Estate aba ari amazu meza cyane. Ngira ngo mukugenda mureba noneho icyuma uko kimeze, ngira ngo ni kugenda bacishirizamo gusa kugenda mureba, kuko ibyumba byose bimeze kimwe, ndetse n'amagarde-robe yayo uburyo agenda ameze. Reka dukomezanye no ku kindi. Ni ukuvuga ngo rero tugeze kuri cya cyumba cyo hejuru ndetse na rooftop n'ikindi gikoni cyo hejuru. Iyi koridoro mpagazemo yibasha gusavinga iki cyumba, ikagira ndetse na cya gikoni nababwiye hejuru, n'iriya rooftop muri kugenda mureba nk'uko muri kugenda mubibona. Hanyuma ikagira n'aka kalavabo keza cyane ugomba gukarabiramo mu gihe uvuye kuri rooftop, mu gihe muri go murakora bezo zanyu kuri rooftop. Reba none iki gikoni cya kabiri uko muri kugenda mubireba, ni igikoni cyiza cyane nacyo kinini kibasha gusavinga ibintu byinshi cyane uko muri kugenda mubireba. None reka tujye kuri rooftop nyirizina dusoza. Mpagaza rero kuri rooftop mbereka uburyo iyi nzu yacu imeze. Nababwiye ko iyi nzu yacu iri Kibagabaga hareba Nyarutarama. Urabona ko ari inzu iri class, ni inzu nziza pe, inzu yisanzuye. Ngira ngo twamaze kubona igikoni hirya cya kabiri, ariko aka kantu urabona ko nako bagateganyije. Urabona ko ushobora kuba uri muri rooftop
mukaza mukiyicarira hano nabwo murana ko ari nta kibazo, urana ko baba bafite impamvu bagakoze nubwo nge ntayizi. Inzu ni nziza pe, urana aka kantu nako bagiye bakora hano hejuru ntabwo ari icyumba, urana ko ari akantu karangaye, sinzi icyo wenda bazakamaza. Iyi nzu ni nziza pe, kuri miliyoni 500 iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma rero mujye mwibuka gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha gukurikira amazu tubafitiye. Niba ushaka kugura inzu koko twandikire kuri nimero uri kubona muri screen kugira ngo ujye ureba updates zose. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.